Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi kundi kuri Devi Rwanda. Tudatinze reka dutangire n'agace kacu ka kabiri. Aho duherukanira aho Boneri ndetse na Korode mwarimu yaramaze kubabwira ko agiye kuba yabahamagarira HOD wabo akabasha kuba yabahana. Dore ko bari batinze ndetse bari bamaze iminsi bitwara nabi mu kigo cyabo cy'ishuri cya kaminuza. Nuko yahise kahamagara HOD bityo abasaba ko bagenda muri biro ye maze bakagira ibyo bavuganaho. Boneri na Korode bahise ko bagenda, gusa Korode yari afite ubwoba bwinshi cyane dore ko yakekaga ko bashobora kuba bagiye kubirukana. Ati Bone none kambayeho mwana use kuko ndamenya ndibuze kuba nabigenza gute. Ibaze noneho banyirukanye ko kuse kuko nasobanurira iki mama pe ndabizi neza ntabwo yabyumva, kandi urabizi ahantu turuka pe ni mu muryango ukennye, ni mu muryango utishoboye, shanda bizi neza pe ntabwo byangwa neza, bishobora kuba byambuza amahoro mu mutima pe. Oya mane wigira ubwoba ntabirenze, turabizi neza turaza kuba twavaye amahoro bana, gusa sha bro nituvaye amahoro no kwisubiraho pe kuko dukomeje gutya ntabwo kino kigo twagitindaho. Nuko Boneri ndetse na Korode bahise ko bajya mu biro by'umuyobozi. Mu gushikamo yahise akababaza ati mwebwe bampamagarije ko mwananiye ikigo. Ati hoya rwose umuyobozi ntabwo twananiye ikigo, none mwarimu nukubera icyo ampamagaye. Nyine mwarimu impamvu agwamagaye twari tumaze iminsi dutinda kuza ku ishuri, rero arabahamagaye kugira ngo mugire icyo mudukorera. Ati ndumva rwose ubuse ko njye kubirukana marabigenza gute sha. Hoya rwose muyobo tubabarire rwose n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ntabwo tuzongera, kandi mwarimu wanyu yampamagaye ambwira ko ahora bagoragoza ndetse ko mwamunaniye. Hoya rwose ntabwo twamunaniye ahubwo nuko nyine habaye ikibazo cy'uko twakererwa, none asubundi mugira abagore kubera iki mukerererwa ishuri. Ati duturuka kure no kubera ko rwose tuba twabuze imodokari haba habaye embouteillage mu muhanda. Ati hoya rwose ibyo byose ntabwo ari byo mwakitwaza kuko twaje abanyeshuri bose bigana wasanga hari abaturuka kure kubarusha, ariko abo bose barasinduka ndetse bakabatanga kuba bashika mu ishuri. Rero ntabwo ndi kumva rwose nta rwitwazo na rumwe mwagira pe, nta rwitwazo na rumwe mwagira, ahubwo ni mumbwire mbirukane cyangwa mbababarire ntabwo muzongera. Hoya rwose muyobozi tubabaririye none turakubwiza ukuri ntabwo twazongera gusubiramo ano makosa pe. Okay reka mbababarire ndetse mbareke, gusa ndizera neza ndashidikanya ko nimwongera gukora irindi kosa mugiye kwandika none ndetse munsinyiri ko nimwongera gukora irindi kosa ntazongera kubabarira, muzate ko mutamwese mukajya mu rugo. Yego rwose mutubarire ntabwo tuzongera, ngaho mufate zino mpapuro mwandiki. Nuko Korode ndetse na Boneri baranditse bandika bavuga ko nibongera kuba bakererwa cyangwa bagateza akavuyo mu kigo bazahita ko babirukana. Gusa barakwereka dusubiye mu ishuri mwarimu we yakomeje kwigisha ndetse yigisha abanyeshuri abagira inama babwira ko batagomba gukora amakosa nk'ayo bari abasore bakoze. Ati banyeshuri rero reka mbabwize ukuri nimukomeza kwitwara nabi pe mwese muzashira mutaha, kandi mwese amasomo azabafata birangire mutashye. Murabona ko hari abahungu banyu ntabwo rwose bira bintu bari byo, kuri aba bari kwitwara rwose ntabwo bibakwiriye ndetse nta nubwo bibabereye. Murabizi neza mugomba kwiga ndetse mukicara mugakora ibintu byanyu byose neza. Rero ntabwo ntekereza ko bira ibintu rwose ari byo. Nizere ko rwose ari ubwa mbere n'ubwa nyuma mbashije kuba nasura abanyeshuri mu ishuri ngo nuko bakererewe, kuko ndabizi neza rwose mwese bizabagiraho ingaruka kandi bazabyicuza. Muba mugomba kuzinduka mu ishuri mugakora icyabazanye kuko icyabazanye hano ni ukwiga nta kindi. Ati Kenedy nizere ko byumvikanye kandi ko ishuri ryose ribyumvishije. Ati yego rwose tici ishuri ryose rirabyumvishije. Nuko mwarimu akiri kuvuga Boneri ndetse na Korode bahise ko binjira mu ishuri. Gusa mu kwinjira mu ishuri mwarimu yahise akababaza se ntabwo babirukanyera. Ati hoya rwose mwari ntabwo atwirukanye, gusa duhaye amahirwe ya nyuma tubwiye ko nitwongera rwose tuzata ko dutaha. Okay bwo ngubwo niba mwanasinye impapuro rero ibintu birisereye kurusha uko mubitekereza, nimukora andi makosa mato cyane ndabwiza ukuri rwose muzata ko mutandetse muve muri kino kigo. Rero mugomba kwigengesera ndetse mukaba abana beza, kuko nimwigira barara pe bizabagura ndetse bizabahenda. Ati yego rwose tice natwe tugomba kugerageza uko dushoboye tukabikosora, kandi ntabwo ari twebwe rwose dukwiriye kujya dutandetse duhora turi mu buyobozi, tugomba kubikosora ndetse tukaba abana beza. Ati okay reka nizere ko rwose ibintu byose bigiye kuba byatungana ndetse bikamera neza. Ati Kenedy ndakumva ticha. Ati so kugende kuba wanzanira indi karamu ndabona iyi rwose yashize kandi cyane kuba nakomeza kubigisha. Nuko Kenedy se kasohoka ajya kurebera mwarimu ikaramu basigara biga. Gusa Kenedy gushika kuri biro y'abarimu yahuye n'umukobwa wari wayobye ndetse yabuze ahajya. Ati sorry gato nakubaza musore. Ati nta kibazo rwose wambaza, bimeze bite se ko mbona umeze nk'uwayobye ahubwo. Ati yego rwose urabibonye uhita kubimenya, nari ngize ngo mbashe kuba nakurangisha rwose ntabwo nyine ndi mushyashya muri kino kigo naje kwiyandikisha, ngize ngo nkubazanto office iri kuko rwose ntabwo mpazi kandi cyane kuba nakiyandikisha pe nayobye nageze hano kare nakomeje ngenda nta muntu mbaza nigize seriye gusa hose nayobye.
ati okay saa nta kibazo rwose tukeneye ko wakwereka dore ko nanjye ariho ngiye. Shamara bamukoze rwose kuba mwandangira tese ariko witwa gute? Ati nuko Parfait. Ati okay ati nanjye nitwa Kenedy rwose ndi kwiga hano mu wa mbere ndi kwiga ibintu bya financial. Ati azi ko nanjye ariyo nje kwiga. Ati okay shatse kuvuga ko rero turi buze kuba twakwigana kuko hari n'abandi benshi baje none pe. Ati ubu se koko ntimumaze igihe kirekire muri kwiga? Ati no ntabwo rwose tumaze igihe kirekire turi kwiga dore ko rwose natwe twatangiye umusibe ejo. Ati bishatse kuvuga ko mumaze iminsi 2 muri kwiga? Ati yego rwose tumaze iminsi 2 turi kwiga kandi iyo minsi rwose ndakeka noza neza uzi ikikuzanye ntabwo izakwafecta pe. Ati okay sa nta kibazo rwose. Ati rero Parfait uri kubona se tutanashitsaho ubu dore nari muri office wagenda ndetse bakakwandika ubwo njye uri buze kuba wasanga mu ishuri. Ati ubase koko Kenedy ndibuze no kuba namenya ahubwo ugira ngo ahantu uri kwiga koko sinzi ko rwose n'ishuri ndibuze kuba narimenya nabonye hano hari n'amashuri menshi cyane pe. Rwose Parfait nawe wikigira idage cyane wikabya pe ndabizi neza uri buze kuba wahamenya ahubwo werekanye ndetse ngusiga aha ngaha ndabizi rwose uri buze kuba wahamenya reka ngusigire nomero zanjye basi nuza kuba wayo bawongere kuza kumpamagara ndaza kuba nakurangira. Hose wumva se ahubwo utyo rwose byaba ari byiza ndetse byamfasha naho kuvuga ngo rwose ngo nze kwirangira sha naba nkubeshye pe ntabwo nabasha kuba nahamenya naza kuyoba pe. Okay sa rwose nta kibazo reka nkureke reka nyene nanjye bari babantumye ikaramu ngo turaza kuba twabonana. Sa rwose nta kibazo reka niyandikisha ubwo ndaza kuba naguhamagara uze kundeba pe kuko sinzi neza ko naza kumenya karansi uri kwigiramo. Okay sa nta kibazo rwose uze kumpamagara ndaza kuba nakureba. Nuko Kenedy yasubiye gusa mu gusubira yasanze bari muri pause ariko yaciye kuri Claude ndetse na Bonheur bicaye hanze ndetse bigunze cyane. Ati se Bonne ko mbona mwana mwigunze byagenze bita? Ati Kene wareka n'iki se bro mano ziko tugarukiye kuri Tajante bari bagiye kuba batwirukana pe nta kintu na kimwe twari dusigaje kuba twakora ibazi bakitwirukana ubuse koko twari kubigenza gute? Sha nyine bro mushima Imana kuba batabirukanye gusa nyine namwe mani mugerageze mu bihindure pe dore muri gukererwa ndetse mugakabya cyane. Ataha wareka n'iki se bro ko n'amatelefone yacu rwose rino joro baraye bayibye ubu tuzongera gukoresha iki ko nabonye hano kwiga nta telefone rwose aba ari isereri. Shamani nyirabizi nyine ni isereri gusa mugomba kugerageza namwe mugakora uko mushoboye mugashiramo akabaraga kuko rwose nimukomeza kuba mwagira ubunebwe pe ndababwiza ukuri sinzi ko sinzi ko hari ikizava mu muzatsindwa kandi muzaraburiza rero mugerageze uko mushoboye rwose namwe mushiramo akabaraga ndabizi biba bigoye ndetse biruhije gusa rwose mwashiramo akabaraga kandi mwabikora pe ibintu by'ubunebwe ntabwo nyine ntago ari ibyayo mugerageze musheme imbaraga mukorane courage pe kandi ndabizi neza mani bizakunda mujye mugabanya ubunebwe. Sha bro nyine reka twizere uko bizakunda gusa sha dukomeje kugira ikibazo pe ngahibaza bari batwirukanye mani baza ko twananditse impapuro. Ati rero mani ziriya mpapuro mwanditse nizo zizabashirishamo ziriya mpapuro ziba ziri nka proof mani mugomba kwiyengesera ndetse mukagenda neza kandi ndabizi neza mani muzabicamo nuko mwari mutangiye kwigira barara gusa mwongere mugaruke mani mugarukire hafi mu bana beza mujye muza tuyane gusenga mani bizabafasha. Ati ngaho nyumvira kandi nawe Kenedy ibintu byo gusenga kandi bizanye gute? Ati aha nihitiraga rwose nimba mutabishaka ntacyo bitwaye kangiye neshire mwarema ikaramu. Ati sabwo ntago muri buze kuba mwajya kureba abakobwa banyu. Ati Kenedy wambabariye koko ubuse koko iki gihe turimo nicyo kuba twajya kureba abakobwa ushaka ko rwose nanone bongera bakatwirukana ushobora kuba nawe rwose utwanga. Ati ya rwose ntabwo mbanga ahubwo nyine numvaga ko erega mbanzi ko aribyo bibashishikaje niyo mpamvu rwose nari mbabajije nta yindi mpamvu. Ati ngaho nyumvira rwose pe ngo ubuze ko aribyo bidushishikaje wapi bro ntago aribyo bidushishikaje ahubwo nuko tuba tubona ari hatari gusa tugomba kubikosora mani tugomba kubikosora tukaba abana beza naho ubundi tudahindutse byadukoraho ndetse byatuzanira ikibazo. Yego rwose mani mugomba guhinduka ndetse mukaba abana beza dore ko kuba umwana mwiza ntacyo bitwaye mani ndetse n'isoni biba biteye mwebwe no ko mubigira ibintu bya danje. Ati rero reka mbareke ngende turaza kuba twasubira nuko Kenedy kabareka ndetse aragenda gusa manzi we nk'ibisanzwe ntago byatinze ese kajya kwirebera Sandra gusa mu gushika ku ishuri rya Sandra yasanze ariho bagisohoka. Ati se Sandra ko mbona ariho gisohoka kandi abandi basohotse kare? Ati yewe hari utuntu narindi gusobanuza ntabwo nari natwumvishije neza rero ntabwo nshaka ko isomo rizamfata niyo mpamvu ubona nabipanitsemo rwose. Ati wow ndabikunze maze simbona sabwo bya bintu bitangiye kuba byabaseriye batangiye kuba wakunda ishuri. Ati hoya rwose rega ngera ubundi n'ubusanzwe ndakunda ishuri nuko nyine rimwe na rimwe ubona nigira idage gusa nkunda ishuri pe nkunda ishuri kandi cyane. Ati
wow, ati ibyo ngibyo rwose ndabikunze. Mwana gukunda ishuri ntacyo bitwaye, ugomba kwiga ndetse ugashiramo umuhati kugira ngo rwose turebe ko rino shuri twazarivamo ndetse tukarivamo tudatsinzwe. Ati yego rwose tuba tugomba gukora uko dushoboye, nta mistake pe, nta mistake tugomba gukora, tugomba kugerageza tukareba ko ayo mashuri rwose tuzayavamo ndetse tugatsinda. Ahubwo se nyine be wiriwe gute? Nibagiye kukubaza uko wiriwe. Tishaniriwe neza, gusinzara iranyishe. Wakashe se nkakujyana muri kantine, ariko Sandra wambabariye ko kuva ryari wowe njyana muri kantine? Atari ko buriya nakujyana muri kantine dore ko ya mafaranga wampaye rwose ataranashira ndacyayafite. Ati se basi ibyo nakubwiye uzakoresha warabikoresheje? Ati nabonye byaba ari ukwica amafaranga ubusa, ndabyihorera kandi urabona ko inzara zanjye rwose nyine nshaka gutunga ibintu byose biri naturel. Ubuse koko be wazajya uhora ubona amafaranga yo kumpa ngo ngende gukoresha imisatsi ndetse n'inzara? Atari ko buriya nanayabona ntabirenze. Ati hoya rwose manzi, naba ndi kukurusha pe, naba ndi kukugira nk'umubyeyi wanjye kandi urabizi uri sheri wanjye, naba ndi kukugora kandi rwose ntabwo biri necessary. Ati okay sawa, nta kibazo rwose, nimba utabishaka gusa ngewe rwose mba mbona ntacyo bitwaye kandi nakwitaho ndetse nta nubwo byangora. Ati ndabizi nyine ntabwo byakugora, gusa reka tubireke ndetse tugume gutya, ngewe mba mbona ntacyo bitwaye pe, ndabona ntacyo bitwaye kuba naguma gutya. Ahubwo se nibagiye kukubaza, uwo amashuri yawe nyine amasomo yawe uyu munsi yagenze neza? Ati mva Sandra nawe kweri uzi kuri kubimbaza nkaho twasoje amasomo, erega turi muri break umenya ko tutari twarangiza kwiga. Uyu munsi yari isereri pe, abashuti banjye hari habuze gato kugira ngo babashe kuba babirukana. Ati byagenze gute se kandi? Ati be nyine sha byari hatari pe, ibaze ko nyine uyu munsi ngiye wancanze, ibaze ko mwarimu yabakaniye baje bakerewe ndetse ahita akabohereza ku buyobozi. Rero umuyobozi yahise akabasinyisha ndetse ababwira ko nibongera gukora ikosa gatazahita akabirukana. Ati baby banasinye? Ati of course banasinye rwose, ndetse ubu ngubu ndakeka bari kuri tajanti bakora mistake imwe gusa. Sha bazahita ko babatanyine, bazahita babatanze y'ikigo pe. Ibyo bintu nabiherukaga muri segonderi be, sinarinzi ko rwose no muri kaminuza bihaba. Yewe rero birahaba, rero urumva ari ibintu ni hatari, birisereye kurusha uko bitekereza pe, tibyoroshye habe na gato. Ati ariko baby nta nibirenze rwose, ugomba we kwitwara neza ndetse ndugomba kubikomeza, ugomba kwitwara neza ndetse amasomo yawe ukayakurikirana. Sinzumvigo rwose ayo ma mistake nawe yakugezeho, kuko nakugeraho gato ugakora ikosa igihe tuzahita ko dutandukana rwose, ntabwo njya nkundana n'abasore b'ibirara. Ati oya rwose Sandra wigira ikibazo pe, ntabwo nyine ntabwo ndi uwo nguwo pe, ndetse nta nubwo natuma banyirukana, ngomba gukora ibishoboka byose nka mu mwana mwiza kandi ndabizi neza rwose nawe uzabimfashamo. Nibyo nyine nzabigufashamo, ariko rwose nawe ugomba kuba uwa mbere rwose ugatera intambwe, ugomba kuba uwa mbere ugatera intambwe, akaba ariwe rwose wigira inama mu bintu byose, kuko niwe ugomba kwigira kandi urabizi iyo umuntu atigize rwose arapfa. Ati ese Sandra ko mbona ibintu byose wabihinduye ra? Ahubwo reka nsubire muri classe, bwo turaza kuba twasubira. Ubuse kuko suza kuba waza kunsura uyu munsi? Ati hoya rwose manzi, uyu munsi rwose ntabwo nza kugusura pe, kuko nanjye rwose ndibuze guhita ko ngaruka muri classe, kuko hari ibintu byinshi ntumvishe kandi hari umuntu uri buze kuba yansobanurira. Rero urumva ntabwo naza kubona uburyo bwo kuza kuba naza kukureba, ahubwo wowe nibikunda nimugoroba naza kuguhamagara uze kunsura, hari icyo bitwaye se? Ati hoya be, ubwo se ntuzaba uri kumwe n'aba muntu mubana? Ariko manzi wajya umbabarira koko, ubu se ushatse kumvikanisha iki? Nyine nshatse kuvuga ko ashobora gutuma hari ibintu tutaganira pe. Ati no ntacyo bitwaye pe, uze kuba waza kuza, ndabizi neza ntacyo bitwaye pe, ntacyo bitwaye. Ubuse ko kure yatubuza kuba twaganira? Hoya ntacyo bitwaye, uze kuba waza pe, ntacyo biri buze kuba byakangiriza, ndabizi neza. Okay sa rwose ntariba, ubwo ngubwo ndaza kuza, turaza kuba twabonana, nizere ko rero ibintu biri buze kuba byagenda neza. Yeah of course, kandi wige neza rwose ubishireho umuhati. Sa ntariba ibegenda rero ujye ku ishuri, ndaza kuba naguhamagara nkubaza ko washitse mu ishuri. Sha Sandra none okay zawe rwose ziri buze kuba zankoraho. Oya rwose ntabirenze. Nuko Sandra yahise kasubira mu ishuri, manzi nasubira kwiga. Gusa Kenedy Parfait we yahise kamuhamagara. Ati Kenedy ndi kubona bari kuguhamagara mani. Ati se kandi kuroni nduri kumuhamagara, ariko ni da savinze mwitabe wumve. Ati Kenedy bimeze bite se? Ati ni sawa rwose nta kibazo, ko ntakumenye se? Ataha kano kanya nawe rwose uribagirwa, ni wa mukobwa mwa muri kumwe mwahuriye muri sare, nyine nari ngize ngo uze kundeba rwose pe, nayobye ntabwo ndi kubasha kuba nahamenya. Okay sawa rwose nta kibazo, wowe reka nze ndaje ngo utore, tukiri handi se muri office? Ati yego rwose niho nkiri. Sa ntari bireka nze ndaje nkurebe.
nuko Kenedy se kasezera ba Claude ndetse ababwira ko hari umuntu agiye kuba yazana mu ishuri ko yayobye. Ati Kenedy se kandi ninde ugiye kujya kureba? Ati Claude nyine n'umukobwa waje kwiga mushyashya nyine yayobye ngiye kuba namuzana kandi rwose agiye kuba yaza kwigana natwe. Ati naba wigize Yesu ubu nyine ugiye kuba wamuyobora. Ati yego rwose ngiye kuba namuyoborera kuko yagerageje nyine ngo yagerageje kwiyobora none byamucanze yayobye pe. Okay sa rwose bro genda ujye kumureba twebwe reka dusigara aha ngaho turaza gute ko twinjirana muri class. Nuko Kenedy se kajya kureba Parfait. Ati Parfait bitese? Ati ni sawa Kenedy sha gusa nari nayobye pe. Ibaze ko nari nayobye ahantu rwose muri kwigira nagerageje byancanze mpitamo kugaruka no muri office kugira ngo ahubwo ntaza kuyoba ndetse ukaza no kumbura ahubwo. Tiwe rwose Parfait ngiye rwose ahantu hose ndahazi rwose ntabwo nabasha ngiye kuba nayoba pe. Nose ushatse kumbwira ko hano hantu hose rwose uhazi? Ati yego rwose Parfait ngiye hano hantu hose ndahazi ndetse cyane biragoye rero ko nabasha kuba nayoba. Ati ndumva rwose wowe uri umunyamahirwe ngiye rwose ntabwo mpazi pe ndi mushyashya. Ati ngaho nyumvira kweri nawe ngo uri mushyashya. Ati yego rwose ndi mushyashya pe ngiye ngerageje nshobora kuba nayoba ndetse simbashe kuba namenya iyonge. Atari ko ntabirenze bana ndakeka nawe uzahamenya kandi nta nubwo hayobekanye pe. Ati aha reka nizere ko wenda ntazayoba gusa shamba mbona binagoye. Kiwapi bana nta bigoye birimo aha ngaha uzagira ugenda umenyera gake gake. Okay sa rwose nta ribi. Nuko Parfait ndetse na Kenedy bahise ko bagenda bashika mu ishuri. Gusa mu gushika mu ishuri yasanze ba Claude bagezemo boha. Ati Claude ko mwahabutse man mwinjiye muri class ndetse na break itararangira. Taha sha Kenedy wambabareye koko kutaza ubwenge ashimbwe ushaka twinye dukora amakosa ya mwarimu ko nabonye atangiye kutwiyenzaho. Ati sha sinye nzarota ubwo modire yirangiye rwose akavanga akatubisa. Sha bro ko nabonye modire yiri hatari uzi ko ifite ibyumweru 4 ariko ntari bimana tuzabibamo ndetse tuzabimenyera. Ati sha Kenedy ni mpamvu uri kuvuga no kutaragera mwabiriya biro byuriya muyobozi aragukanga neza ukumva umutima ugiye kuba wakuvamo pe. Hoya mani nyine agomba kudukanga kugira ngo tuzavemo abantu bazima kandi nta nibirenze mani tugomba kubimenyera. Sha Kenedy nta nibirenze gusa shange nahabutse pe. Ibaze iyo bakinyirukana ngataha ubuse kuko nari kuzibamba nzerekeza rero shima Imana kuba batakwirukanye. Ati sha cyakora Imana ihora iri maso pe ubu ngubu koko iyo bakinyirukana nari kubigenza uti? Ati rero Imana yabimenye ndetse ibasha kuba yakumenya ko wakwirukanwa ugaseba rero niyo mpamvu rwose utirukanwe. Ati sare ndi kubona lecture reka twige. Nuko lecture se kaza ndetse akomeza kubigisha bidatinze mwarimu yese kamara kubigisha ndetse bahita ko bataha. Gusa mu gutaha Kenedy we yase kagumana na Parfait. Ati se Parfait utuye hewe wa mugani ko twakomeje kuba twavugana sina nakubaza ibintu byawe byinshi. Ati Kenedy ntakure rwose ntakure yo mujyi gusa ndi gushaka inzu hano hafi ariko sinzi ko nzayibona pe. Ati uzi kuvuza iby'inzu kanyibutsa we nyine mbanje nyine wakaje tukabana. Ati hoya rwose ntago byashoboka Kenedy ibaze kuko nge nawe rwose tubana. Atari ko nta nibirenze buriya waza tukabana we dore ko nge ntagira n'ibintu by'amanyanga byinshi. Ati hoya ntabwo rwose kuko twabana nge nawe rwose uri umuhungu nge ndi umukobwa byashoboka. Ati nanjye natebyaga gusa mu gipangu cyanjye ahantu mba rwose hari inzu ushatse waza ukaza kureba nimba wayikunda ubwo rero uyikunze waza ndetse akaba ari ubasha kuba wabamo pe. Ati okay sa rwose nimba mu gipangu kiwawe harimo inzu ndetse nziza reka tujyane ndetse mbashe kuba nareba nimba nayishima ubwo nyine ninyishima niyo nabamo pe. Okay sa nta kibazo rwose reka tujyane ndetse tubashe kuba twagerayo ubwo nuyishima nyine uraza kuba wayishyura. Ati ubwo ndaza kuba nayishyura ngahe? Harimo ebyiri harimo icyumba gusa n'icyumba na saro ubwo ngubwo rero icyumba ntegerenze 40,000 naho iya saro n'icyumba rwose ubusanga ari 60,000. Kari menshi. Ati yego rwose ni menshi gusa biba byiza nyine iyo ubonye umuntu mubana ndetse mukazajya mufatanya kwishyura. Ati sandi rwose nta kibazo ubwo kubw'amahirwe nshobora kubona umuntu rwose tukabasha kuba twafatikanya kwishyura. Ati yego rwose wamubona ndetse ngiye naramubuze pe sindamubona ariko waracyari kare Kenedy wambwiye ko nta n'icyumweru kirashira mutangiye kwiga. Ati yego rwose nta cyumweru kirashira. Ati rero ushatse kuvuga ko waracyari kare pe ushobora kubona umuntu rwose mubana nta birenze. Shareka mbyizere gusa pe ibaze nkomeje kuba ngiye nyine we amafaranga ubu kuko nazayabonara suri umukire se hari ibirenze. Ati shawareka kunca umugani ubuse ndi umukire guko ndi umukire hehe pe nta bukire rwose nta bukire bwanjye
rwose reka twizere ko mani bizacamo ndetse uzabona umuntu mubana nyine wifata uruhande rurerure wumve ko rwose bizarabura, tekereza ko bizanacamo bana. Aha reka mbyizere uko nguko rwose wenda wasanga bizakunda, komeza unsubizemo ingabo mu bitugu rwose, yego rwose bizakunda nta birenze. Barakwereka Sandra we yasigaye mu kigo ndetse ari kwigana n'abandi bashuti bi. Gusa bari kwiga ese kababaza ati se mani murashonje mbashe kuba nabajyana muri kantine mbagurire, ati aha shagabanyana n'icya gikabyo cyawe ushaka kutugezayo, numara kutugezayo bashe kuba wadutayo. Ati wapi mani nta birenze, mwege nimuze tujyane tugereyo, nitugerayo rwose ndabasha kuba nabagurira. Ese muri kubona ndi umukene ku buryo nabura amafaranga yo kuba nabagurira we? Ati ubuse kano kanya we waba yakuye ko tubize neza ko twese turi abanyeshuri ko nta mafaranga dufite, cyangwa wabonye igisoresha kizajya kigutamo kikakugurira rwose? Ati wapi burangiye nifitiye umushero umwe rwose unkunda ndetse unkunda cyane. Ati cyangwa ni wa musore twabonye shaza kukureba muri break nabonaga amaso wayarerembuye reka. Ati yego rwose n'uriya ndetse ndanamukunda cyane. Ati rata ntabwo amukunda no kubabeshya. Ati Sara se wajya ugabanya umunwa wawe? Ati rwose Sandra sindi kuvuga ukuri. Ati oya rwose ntabwo uri kuvuga ukuri kuko njye ndamukunda cyane pe. Ati aha singiye kuba nakivanga mu byawe rwose, kuraje rwose mu rukundo rwawe pe, kuraje mu rukundo rwawe nakubwira ikishishikara mwana wanjye. Ati se kandi Sara ko mbona ubirakariyemo? Ati wapi mwana princess, uyu mukobwa rwose je niwe wari kunyibwirira ko ari gukinisha uriya mungu kugira ngo abashe kuba yamurya amafaranga, none ndi kubona yabaye seriye pe. Ati hoya mani ntabwo ari kuvuga ngo nuko nabaye seriye, gusa nyine nabonye ari byo bikwiye pe, nta mpamvu yo kuguma mbeshya umwana w'abandi, kandi urabona rwose uriya mungu njye nabonye kankunda pe, rero niyo mpamvu nanjye have to be serious pe, ngomba kuba seriye kuri we mwana, nta mpamvu yo kumubeshya. Ubundi se kumubeshya kuko byangezaye ndetse byamarira iki? Rero mba ngomba gukunda umuntu nkuko nanjye nkunda, kandi rwose no kudakunda umuntu ubuse kuko nagoma mubeshya nanjye byanjagaraza mani. Ahubwo nimuze ngende kubagurira muri kantine. Ati we muri kubona kuntu Sandra ahinduka vuba nk'igicu, ayo mafaranga agiye kuba yatuguriramo muri kantine nayo uriya musore ejo yamuhaye. Ati ahubwo se Sara sinumva uyu musore ahubwo akunda Sandra cyane? Ati hanyine aramukunda, gusa Sandra we gahunda afite no kuba yamurya amafaranga. Ati cyakora mba nkubwire Sara, niba ushaka ko tudapfa ubusa kwiyame pe songere kuvuga ayo mafuti, isugo uri kumva ibyo bintu rwose uri kuvuga ari byo, nta n'isoni ngo nukuba namurya amafaranga. Rwose ndakwinginze pe mbabarira ibyo bintu byonyine no kuba wabisubiraho, ngiye na Manzi ndamukunda ndetse kandi cyane, rero ibyo bintu byo kuvuga ngo nukurya amafaranga ndetse n'ibiki rwose please stop pe, ntabwo ndi kubikunda ndetse ntago ari byiza. Aha ndi kubona ubirakariyemo da, amusore rwose ntabwo nongera. Ati okay fine, nizere ko rwose utongera naho ibyo bintu rwose ntago ari byiza ndetse nta nubwo mbikunze rwose muvandimwe, barira ntabwo ndibuze kuba nabyongera. Ati okay nimba utari buze kuba wabyongera rwose nizere ko nyine twumvikane pe, ntabwo nyine mbikunze, ntago ari byiza. Ati mani mbabarira nanjye nikiniraga, ntabwo nzabyongera pe. Wikiniraga ukina se umbwira ibyo bintu rwose, ukina umbwira ayo magambo ngo ndetse ibaze hagize nk'umuntu rwose uziko waki gusuranshumuje ntubuze kimwe. Oya se kandi Sandra ntungiye kubirakariye, mutugende tujyane muri kantine bana ariko kubirakariramo. Oya Sara ibaze ko rwose hageze nk'undi muntu rwose utari muri aba bashuti banjye akumva uri kuvuga ayo magambo, uziko yakeka ko ndaga slay queen. Ataha wibirakariramo basi ntabwo nzongera. Ati okay nizere ko rwose utazongera, kuko nubyongera rwose ntabwo tuzakiranuka, tuzabipfa kandi urumva tuzadupfuye ibintu by'amafuti. Oya rwose Sandra ntabwo nzongera, tugende ndetse tujyane muri kantine. Usaba gusubije inyuma Claude ndetse n'ababoneri bo bari gutaha. Ati Claude we man ishaka akora mwagarukiye kuri tangent. Ati Manzi wareka n'iki se man ko twagarukiye ku murongo wa nyuma, twagarukiye kuri finale pe. Ati ahubwo man nanjye biriya bintu ndi kubona ngiye kuba nabivamo byo kwiyongozura mukobwa Sandra pe, nubwo ari kunyereka kankundize gusa ndi kubona nanjye bishobora kunjabuka pe, kuko nabonye kino kigo kiri seriye. Ubuse kuko nimba batangiye kuba babirukana ubu ngubu koko ngiye bizagenda biti? Ibaze bamfashe rero ndi mu mafuti ngiye menya bahita ko banyirukana burundu. Ati oya rwose mani ntabwo biba bibareba, biriya ntabwo babikurikirana, buriya hari icyo bakurikirana cyane abari amasomo y'abanyeshuri, naho ibyo kuvuga ngo ibya relationship by'abahungu ndetse n'abakobwa shamba mbona nta n'umwanya babibonera pe, ntabwo baba babikurikirana mani. Wekomeza wikundanire n'undi mwana rwose ntacyo bitwaye, gusa mano making sure neza ko atari uko kurya amafaranga yaretse ko atari uko gustress, kuko uriya mukobwa rwose aba yagustressa ndetse akakuzanaho ibibazo bro sha waraburiza wazashiduka rwose na box wayigurishije.
oya rwose kuro ndabizi neza mani uriya mukobwa arankunda ndetse nta nubwo yabinkora kandi nanjye mani mfite ubwenge gusa ndi umuhungu w'ikigo gikuryo yanyobora akanjyana aho ashaka hose. Sha wambabariye manzi ko mbizi neza ko abahungu iyo mwakunze muba mwabaye amadage ko muba mwabaye nk'ibigoryi. Gerageza rero ubwo umaking sure ndetse umenye neza ko agukunda naho ibindi rwose byose uri kuvuga sha ni yare pe ntabwo wamenya ibyo ari byo rwose yaguhinduka kuri rimwe bikagucanga. Ati sha wambabariye rwose kuro ubuse kuko uri kubwira manzi gutyo urabizi neza mani umukobwa yashatse kuba yakwihishamo sha biragoye ko wamenya ukuri uretse Imana yonyine yaguhishurira ndetse ukamenya ko uwo mukobwa ari kukubeshya naho ubundi rwose we ntabyo wamenya. Ati watangiye kuzana se n'ibyo guhishurirwa mani. Ati hoya mani nyine icyo narishatse kuvuga uretse ko wamufatisha ndetse ukabasha kuba wamumenya gusa biragoye bro biragoye ko wagenzura umukobwa kugira ngo umenye nimba agukunda cyangwa nimba atagukunda sha ashobora kukuyegereza ndetse akakwereka ko agukunze mani gusa finally man arakubeshya ndetse bikakurenga. Ati ese mani ko numva uvuga nkaho rwose ubiziho ndetse ko bifitiye amakuru ko wagira ngo wagize depression yo mu rukundo. Oya rwose mani kuro ntabwo ari depression gusa ibyo ni ibintu biba bigaragarira amaso buri muntu wese yabona. Abakobwa mani ntabwo ari abana beza baragushuka ndetse bakugomesha bikakurenga. Ati aho rwose simpari pe numva bitangiye gutora indi ntera nimba ari ibyo ngibyo rwose gusa bana mugani wawe da abakobwa ntabwo ari bene wacu pe bakwereka ko turi kumwe rwose gusa barakurahuriza bikakurenga. Barakurahuriza se ahubwo na gusa mani abakobwa ntabwo ari bagenzi bacu ahubwo mujye muba serious man ntibakajye baboshya ngo namwe rwose ngo mutubwenge ndetse mubashe kuba mwabakurikira sha bagushuka ahubwo nyine icyo nabwira manzi be serious man we serious ndetse umaking sure kuko bari abasha especially no mani bo muri kaminuza sha simba nzi byabo pe gusa courage in your relationship gose courage komeza ujye mu mubano wawe gusa ngewe nabaye nyamanitse pe ibintu bya relationship ndetse no kuba batangiye no ko batangiye kuzana ibintu byo kunyirukaho rwose sha ngiye kuba umwana mwiza ndetse mbihindure pe ibyo kwigira rwose se masaka ngiye kuba nabivamo. Sinumva sabwa ibintu bigiye kuba byajya mu mucyo nimba utangiye kumva ko rwose ugiye guhinduka rwose ni byiza pe erega nawe turahinduka tuzagusiza. Ati oya rwose nge Sandra sinzi ko namureka. Ati rero ndi kubona ngeze ahantu dutandukanira reka mbareke nge ndetse mbashe kuba najya mu rugo rero kuro tuzasubira. Nuko manze se katandukana na ba Claude ahita kagenda Claude ndetse na Bonere bo bakomeza barajyana. Ati Bonnet nyamara dukeneye kuba twahinduka rwose pe dukeneye kuba twahinduka bino bintu tukabivamo kuko nidukomeza gutyo tubizashiduka tubaye imbwa. Shawe ibipfobya tuzabimbwa se gusa ahubwo ko tuzanabimbwa zifite umurizo. Ati wabiretse se bro dushobora kuzabimbwa ahubwo tukabimbwa zifite umurizo mugani wawe ahubwo nyine bro ubuse kuko telefoni zacu nyine byarangiye tuzibuze mani twazibuze burundu. Shawarekane cyabwo gusa nyine reka dusubire muri rya kabari tubashe kuba twareba nimba basi twababaza turebe ko twaba twazisize kuri comptoir kuko ndibuka ko twari twasinze nta nubwo nibuka ibyabaye. Reka tugende turabaza wa musore waho rwose turabaza manager waho twumve ko hari icyo yadufasha gusa sha bro biragoye pe sinzi byari byo reka mani tugende wenda hamwe n'Imana dushobora gufashwa nayo wenda tukareba ko byakunda. Nuko bese ko bagenda ndetse bajya muri yakabari bari babashije kuba banyweramo gusa mukashika babajije manager wabo ati mana ese ko twaraye tunywereye hano rwose ijoro ryose nta matelefoni yacu rwose mwaba mwabashije kuba mwatora. Ati cyakora abasore bagira inama. Ati sihi man ndababwiza ukuri nyine nanjye murabona ko ndi mu kigero kimwe namwe gusa bro sha murakabya pe ndetse murarengera ziriya nzoga mwanywe n'iz'umurengero uzuka kugira ngo mujye munywa ziriya nzoga zingana kuriya mwajya muzifata ndetse mukazijyana mu rugo akabari mubasha kuba mwazinywera najya mba amacupa rwose mukayacyura akabari muzinywera dore ko tumaze kuba twamenyerana pe nta byaba birenze naho rwose sha nyine mama muri kuduteza imbere gusa sha nk'umusore muri mu kigero kimwe sinakishimira kubona mupfapfana pe nibyo pe mama muri kuduteza imbere gusa namwe mama muri kwisubiza inyuma pe sha mu inzoga mugakabye dore ngari amatelefone yanyu muri comptoir mugende muyatora. Ati ahwi ti grosse manasha ubaye umwana mwiza rwose wakoze pe. Ati hoya rwose nta byo gukora nyine mba ngomba kuba professional mu kazi kanjye ntabwo rwose telefone zanyu nazitwara nabonye mutangiye gusinga cyane ndazibambura nzibakora mu mufuka ndazibabikira kuko hano rwose ari abantu baba banekereje kugira ngo barebe abantu basinze maze babashe kuba babambura rero nase ko nziterura ndetse ndazibika ndazibabikira rero mva mbabwiza ukuri basore sha mugerageze ibintu by'inzoga pe mugerageze mu bigabanye pe muzigireze iki cyane mu buzima bwanyu kuko nimukomeza kuba mwazigira nyinshi sha muzaraburiza ndetse bizabarenga muzabimbwa pe muzabimbwa singiye kuba nababeshya
Oya rwose mana natwe n'ubwa mbere n'ubwa nyuma rwose twisubiyeho tubona ko tuje ndetse ntihagire n'ikintu tukwaka ati shacyakora aho ngaho rwose nanjye ndatunguwe pe kuba nta kintu munyatsi ati yego rwose bashatse kuvuga ko dukeneye kuba twahinduka ndetse tukaba abana beza ati okay rwose nimuhinduke pe naho ubundi nimudahinduka sha bizarangira mubaye mbwa pe shamana tugomba guhinduka ndetse tukaba abana beza tukabinyangamugayo ati okay sa rwose mugende ndetse mugerageze uko mushoboye muhinduke kuko guhinduka ntawe byishe pe ati yego rwose mana kandi urakoze ese basi tukugurira inzoga rwose tugushimira ati muyinguriye nayo sinayanga dore ko nyine buriya ntajyana nazinywa ati ni gute se umusore umeze nkawe rwose utabumwe inzoga ati reka da njye namaze kumenya ko mani iyo hari icyo ushaka hari byinshi ureka ndetse ukabitera umugongo mani kuko urabona sinaba ndi gushaka amafaranga ngo nyine nkomeze meze gutya ndetse nyine ngume muri ibi ngibi pe byangwa nabi ndetse ntabwo byangwa neza pe byatuma asubira inyuma ati sawa rwose mana urakoze reka tukureke tugende tego rwose namwe mwari mukoze gusa ayo mafaranga n'ubundi rwose ntimwayanyima pe muyansigire niguriremo agafanta dore ko ariko nshoboye sawa rwose mana urakoze nyine reka tukureke turaza kuba twayohereza kuri ya kode yawe ati hoya rwose muyohereze kuri nomero zanjye ati yego rwose turaza kuba twayoherezaho gusa barakwereka Kenedy ndetse na Parfait bageze mu gipangu ndetse Kenedy yereka Parfait yanzu yari kuba yamubwira ati Parfait dore rero ni ingiye ndetse na kare gato yumbashije kuba wabona rero sinzi iyo uri buze kuba washima reka kare ko icyumba kimwe rwose ntabwo nakabamo ndaza kuba nakishyura iyi ngiyi ati rero reka nkubwire niba ushaka kuba wayishyura uyishyure none rwose kuko nuvuga hano hari abandi bari buze kuba baza ndetse bayishaka rero baza guhita kuyibura rwose pe ati okay reka rero mbashe kuba nakishyura uriya mugabo ubwo nyine ejo nzazana ibintu byanjye rwose mbashe kuba natangira kuba nabamaha ngaha ati okay sa rwose ntari bimwishyure rero reka ngende mu nzu yanjye ubwo se nturibuze no kuba washika hano mu nzu yanjye rwose ubashe kuba wansura ese Kenedy ko ntagenza mu mazu y'abasore koko ati reka bana ntabirenze reka wenda umushuti wawe twamaze kuba twaba inshuti ntabirenze ati okay sa rwose nta kibazo reka mbanze nishyure uyu mugabo nimara kuba namwishyura ndatakonza ati okay sa nta kibazo rwose genda umwishyura ubwo uraza kuba wansanga mu nzu nuko Kenedy se ko yinjira mu nzu gusa Parfait nawe ntibyatinze ese ko yishyura kimara kwishyura ese ko yongera asanga Kenedy mu nzu ati wow ati Kenedy maze uba ahantu heza ati hoya rwose wibikabiriza rwose ntabirenze ubu se kuko urabona ari ibyadanje ati hoya Kenedy gusa nyine ndi kubona rwose ni heza pe nta nicyo hatwaye ati ye sha ntacyo hatwaye gusa nyine sha nyine nahangaha nibera pe abwo se ntubasha kuba wakicara ati sha ahubwo ndi kumva shonje reka ntaye ngende guteka tuzasubira ejo se sinzaza nzagusura banda ko tuzatuna ba mu gipangu kimwe ati hoya rwose ba wicaye maze nshyushye ziriya mboga urya uriya muceri rwose ntabwo wagenda utari kandi ushitse muri iyi nzu bwa mbere ati Kenedy wambabariye koko ndi gutinda ati hoya rwose nturibuze ko watega se ati ndatega gusa ndi gutinda pe kandi urumva rwose nkeneye kuba najya mu rugo ngategura utuntu twanjye rwose kugira ngo mbone uko ejo nzagaruka hoya rwose banza wicare ati se ndicara he ko ndi kubona ahubwo nta n'intebe ugira ati jya mu cyumba bana bariho wicara ati Kenedy nta n'isoni rwose njye mu cyumba cyawe ati nta birenze mandi genda ugiye mu cyumba nose hari ibirenze nawe uzabimenya rugiye kuba waza muri ghetto no muhimbo ufite nuko Parfait ese kajya mu cyumba cya Kenedy ajya kwicaramo Kenedy abasha kuba yamushyuhiriza imboga ndetse arazizana bararya gusa bamaze kurya Kenedy ese kabwira Parfait ati Parfait rero ndumva birangiye ubuse si ugutaha hari ibirenze ati yego rwose Kenedy ntabirenze reka ntahe gusa Kenedy ese katangira gukora Parfait ati Kenedy reka se kandi ubuse kuko uri mu biki ati none se Parfait hari ibirenze ati yego rwose ndabizi ntabirenze gusa Kenedy ntago ari byo pe ntabwo biri feye ati bana ntabirenze man reka kubigira birebire ati aha sawa nta kibazo rwose nuko Kenedy yakomeje kuba yakora Parfait birangira baryamanye ku munsi wa mbere akigera mu gipangu igice cyacu cya kabiri nahangaha kirangiriye ndabakunda nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana n'utundi duce